Bino gusebya igisirikare cy'u Burundi ati uyu munsi twumvishe ngo bapfuye ibiryo ejo tukumva indaya ejo ndi twumvishe ati bigaragare ko hagati ya FARDC n'abazarendo ati nabo barambiwe izi ngabo z'u Burundi zifasha no kwica no kujya gute no kubatwika no kubarya no kuvuga iki rero abantu bameze batyo umugisha wundi benda gutegerezwa n'uwe ese ubundi reka mubaza abantu batangazwa niba ku ngabo z'u Burundi iza Kongo intera hamwe n'iki byose bibatangaza kubera iki bumva babirivinga ko ubundi ikintu bakora kizima kikaba kizima ari iki yewe nk'umuntu ufite experience militaire kubona umusirikare udandabirana ubundabunda atarwanira igihugu ahubwo atsinzwe mu kindi gihugu cy'abandi avuye kwica abantu amwawe babikorera muri Kicanga nta cya Burundi bayibonaga uretse kuri social media Mushaki Ngungu Nombi Katana Kavumu Minova gukomeza kugera iyo ngiyo hose wenda byari kure y'amaso yego ariko iriya video abarundi bazayireba ntwari siribura sibyo yego babona umusirikare wabo yikoreye basplate ni igisahane baterekaho zamurutsiye ariko noneho umututu wayo atawufite bahaga ngo yaramvuze mu kigano ntabwo ndacyumva barakinyoreje naze numva kabisa ejo ndavuga ati muyanyakijeho umuriro abasirikare ati b'igihugu cyacu ntimuzabihendeho ati turi tayari turi abarundi ntacyo batinya wajya ngo nibitoje igisirikare ntibatinya n'amategeko mpuzamahanga ujye ureba ukuntu abanyamurenge bacunda yuko iyo banditse twirwana icunda yuko igisirikare cy'u Burundi baratuza akajya yirwanda kandi ku busagira gute abantu bavuga batitsa sibyo abantu bavuga ntabo muntu bafite bavugana muri bo mbaye hagabira yigira ari nk'umuryango mugari we umukikije akabona ubuzwa kujya guhaha akabona wiciwe mu Gatumba nta uretse ko bavuga ko yarafite n'uruhare mu bwicanyi bwa Gatumba n'abayobozi babo batwumva mugize amahirwe ntimwakwivana muri ibi mutaneze guhura n'akaga ntako mwahuriye aha ariko bazabibona Nyenga ndabona kabisa bamereye nabi. Ese agengiye kubazwa n'umurundi kurusha umuntu uri wabo. Abo bareke bohohe bakoje wigize. Ninde wabajyanye wese. Abarundi yomuza kuba ingabo zikaze zizi imirwane ntimwari kuva inombi mwirukanka ntimwari kuva Mushaki M23 basigiye ntimwari gukubitirwa Minova byatumye na Goma ifatwa ku buryo bworoshye. Ushaka gusokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe Maison de Passage yakira abageni ndetse n'aba diaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose duhamagare kuri 0780443787 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace. Nabonye kuri iyo ngingo Marisha tunayisoza nabonye n'abantu bari kugira inama uyu mugabo witwa Ndayishimiye Evariste bati ariko se ubu ntibiteye isoni kubona ingabo ze ziri muri ibi ngibi ati bino gusebya igisirikare cy'u Burundi ati uyu munsi twumvishe ngo bapfuye ibiryo ejo tukumva indaya ejo ndi twumvishe ati bigaragare ko hagati ya FARDC n'abazarendo ati nabo barambiwe izi ngabo z'u Burundi izi story the same stories twazivugaga muri 2022 na gatatu aho twavuga ngo deployment oya ni bari no muri Tafoke ya ruguru muri no Rukiruvu baragiye muri Kongo na bwarya kuko iriya Tafoke yagiye bakiri no muri Yakraf byari amatsinda abiri Tafoke n'aba muri Yakraf twavugaga ko ibyo barimo gukora nko kuba ku munara y'Ibabeli yego ni ingabo zifite komando bimwe zishobora no guhuza komando bimwe naho zirimo n'abantu ba paramilitaire n'iki na benshi batari n'abasirikare kuko hari abazarendo abasaba abasirikare hari imbonera kuri abasaba abasirikare n'abantu bagenda baherekeza bameze nka manipower zabo zibatwaza intwaro zifasha no kwica no kujya gute no kubatwika no kubarya no kuvuga iki rero abantu bameze batyo umugisha wundi benda gutegerezwa n'uwe ese ubundi reka mubaza abantu batangazwa niba ku ngabo z'u Burundi iza Kongo intera hamwe n'iki byose bibatangaza kubera iki bumva babirivinga ko ubundi ikintu bakora kizima kikaba kizima ari iki bagiye muri emisi bagiye gukora iki ibi tubona nabo tukamuzi byabajyanye niwo musaruro wabajyanye nukurasana no kuryana no kugira gute urumva nugukurura ihene biba bajyanye ubwo basa n'abarambiwe sino kurambirwa iyo ugiye mu butumwa bupfuye nawe upfi ufite commandement nko kujya bivuga amashari ariko nibe commandement nzima nakubwiye ngo mbisubiremo aho mu Rwanda deployings umunyamurenga ngo kujya kava ati none nduhutse byaberana mu byo by'abazarendo nduhutse katanya amazi wacu zitwiba zikagira gute
none ahangaha simpava ahubwo ni ukuvuga ngo abarundi bagombye kuba ari baporoteja aho umunyamurenge yahungiye bakaba bakosora ingabo za leta bavuga ati mutatwicira ubutumwa twajemo uburara bwanyu ntabwo tubushaka urumva bakabwira umuzarendo nturagira aho turi none irondo ryivanze n'amabandi murimo gutangazwa niba baho na bad ahubwo sibyo ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka biriya bizabahinyuza ubwabyo tuzabona ya foto mashara baravuga ifoto ariko ngo igeze abantu baraseka nabonye muri comment ni video ariko mashari video I'm sorry ati oya ni foto ugiye uvuga ati bikoreye utuntu ndabibara ariko je mashara ati ugeze kuri iki kintu cyo kwikorera uturago ati ubu ni ku nshuro ya karindwi mbivuze kandi impamvu mbivuga impamvu ngona kubigaruka ko bugize impamvu urabona abarundi n'abavandimwe turi community imwe noneho iyo tuvuga dutya rubwa ko twanga community y'abarundi n'umusirikare wa n'icyamubaho yego ibyo ngibyo ni ibintu baba primitive bitekereza batyo jewe nk'umuntu ufite experience militaire kubona umusirikare udandabirana ubundabunda atarwanira igihugu ahubwo atsinzwe mu kindi gihugu cy'abandi avuye kwica abantu amwawe babikorera muri Kicanga ntacyo abarundi babibonaga uretse kuri social media Mushaki Ngungu Nombi Katana Kavumu Minova gukomeza kugera iyo ngiyo hose wenda byari kure y'amaso yego ariko iriya video abarundi bazayireba ntwari silibura sibyo yego babona umusirikare wabo yikoreye basiplate ni igisahane baterekaho zamurutsiye ariko noneho umututu wayo atawufite yego urumva yikoreye umututu udafite basiplate yikoreye iki wabandi bikoreye imbohe niba ari imbohe simbize abandi bikoreye inkomere bagize gute kandi nta muturage w'igihugu n'umwe ku isi nakwifuza kubona ingabo ze zibundabunda gutyo birababaza bahaga kababwira ati ntimudutera ubwoba ati twebwe ntimwihende kuzadutera ati kuko turarenze mbahaga ngo namvuze mu kiganiro ntabwo ndacyumva barakinyoreje naze numva kabisa ejo ndavuga ati ngo yanyakijeho umuriro abasirikare ati b'igihugu cyacu ntimuzabihendeho ati turi tayari turi maso ati uko bari tayari kurinda igihugu cyabo nk'u Burundi ariko ntabwo bari tayari kujya kwica umutekano mu kindi gihugu ibyo mbahaga avuga mbahaga no musivile sibyo buriya ntubona abakozi ba rege wenda iyi kampani tuyivugemo nta kibazo bakora umuriro bano ba rege batinya umuriro akora umuriro ariko niwe utinya umuriro n'ububi bwawo utinya umuriro se marisha niyo bawukora burya abaturage twebwe umuprofane ku muriro yabona agonganye nawo ariko uriyaza ububi bw'umuriro kubera iki awuhoramo imodoka abafite ubwoba ko ntabwo nyamara ufite se utwara buri ukuntu ugenda kuri udakatira n'ibinogo buri ariko mana none ejo ndende kwe n'umuntu reka mukubwirira papi arambwira ati niba hari umuntu ugenda buke ni wowe ati yo ntwaye mba narambye tugenda muri 60 gusa 50 40 papa sagera muri kanga nahise mubwira ni nimba hari ikintu cya mbere ukoze contraire ati umuntu twa marshali iyo namutwaye abavuga ko nirukanga ngira iki arambwira tuzi impamvu abivuga se ati umuntu udatwara ababona wiruka atariko nkanjye usanzwe papa mureke mwana ati nago watwara wiruka papa mureke bazagabanya urusaku rw'imodoka yaba arimo imiziki igenda idunda nawe mbibubwirira hangana wabyumve urumva ngeze gutabivuze wowe mvuga nyine kudakatira ibinogo kibidunda oya ntabwo ugira umuziki mwinshi urenze no kuvuga iki rero no kuvuga ngo umusirikare yubaha imbona kanayitinya umurege atinya amashanyarazi uri kora mu mazi ba maître ugira ngo amenyera amazi ariko arakubwira ati witonde yari ahantu none abo ni aba professionnel abarundi ntacyo batinya wajya ngo ntibitoje gisirikare ntibatinya n'amategeko mpuzamahanga ujye ureba ukuntu abanyamurenge bacunda yuko iyo banditse twirwana icunda yuko igisirikare cy'u Burundi baratuza akajya yirwanda kandi ku busagira gute buriya bikwereka yuko nka baratuza ashobora kubaza icyo amategeko mpuzamahanga avuze ariko nta bushobozi bifiteho barayasohora nyine batayasohora urumva so icyo navugaga rero ni icyo ngicyo wenda tutaza no kubitindaho hari inkurikizi z'amategeko mbaye haguvuga ko yarimo kogeza reka nkwereke ntore mbaye haga yayikora hano mu Rwanda twagize abantu bitwa bakantano muri kantano yitwaga nde urumva Habimana kantano twagize abantu bitwa ba Florent Kampayana sibyo uriya wese umunyamakuru ndatanga ingero ku banyamakuru abantu bavuga batitsa sibyo abantu bavuga ntabo muntu bafite bavugana muri bo mbaye haga biriya yigira ari nk'umuryango mugari we umukikije akabona ubuzwa kujya guhaha akabona wiciwe mu Gatumba uretse ko bavuga ko yarafite n'uruhare mu bwicanyi bwa Gatumba ariko sibyo bimushinja n'ibikiri byose kandi mbaraga ngo yari ikanisa y'abanyamurenge ayigiriye arayibapapura urumva niyo mpamvu ubanza ahora ashaka guhangana n'abanyamurenge cyane sibyo ibyo rero ibyo avuga
yabashora akavuga udupropaganda turi aho ngaho, ariko igisi zaburukana gutya amategeko yahagurutse, we yamba hagazagira amasaziro mabi cyane, kuko narabikubwiye bano bantu izi ntambara ziri muri Kongo ntabwo zizarangira gutya, zizarangira bari powerful, urumva bari kucyokeza ingabo z'u Burundi, bazagira ingufu, bashobora kuzagira na regime, urumva impamvu babicunda yuko baragira regime ibasha guhangana n'izindi regime baturanye, ariko ntabwo M23 nta muntu uzayihuha ntuze nka Bujinga izime, ishobora kuvamo ubutegetsi eventuellement buzabana gute na leta y'u Burundi, ni ikibazo nta muntu ujya ubarasanga batsinde, ntibikunda, urumva mbona kabisa rero bigira Burundi turi benshi, turi nyamwinshi, turi bafite ubwenge nkonga bwa muri za 70 na kangahe, bari bazarangira baba bariringa Mbayahaga buriya ese Mbayahaga azisanga atashaje neza, sibyo? Bariya bose ribwo avuga ngo i Burundi barakomeye, arimo buriya yavuga kuri uyu musirikare uri muri mwenga barafashwe n'ibifaru n'iki byose, nta bifaru nabonye bafashe, urumva buriya ni uzi Mbayahaga icyo barimo mukorera, urimo gushyingura n'uwapfushije n'iki byose, ibyo se ntabwo nakubwira ngo iki Mbayahaga ibyo arimo yakwiye kujya kubwiriza akavuga ubutumwa akikura muri ibi bintu akabiturekera kuri iyi mihanda, ariko iyo uri umuntu uvuga ngo wihaye Imana ukomeye mu gihugu cyawe, ukaba uri umuntu uvuga ngo nta kingabo zanyu zivuze ngo zagira bagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo, mwihorere. Buriya hari abamwumva akavuga ati ariko sha ibyo uba wigira ntuzi akaga turimo ahangaha tugura haze koko, ese ubundi umuntu acecetse katari umwuga we ibidukora akabwiriza ibyo abwiriza byamutwara iki, njye nibaza abantu baniteranya bapfike nk'ubu gemba ndi mu kazi, niyo profession yanjye, sibyo? Ntabwo nda apotre se n'ikibintu nk'ibyo ngibyo, no kuvuga ngo we yivanga muri biyabuze icyo akora, ariko ingaruka nizimugeraho nibwo azabyibuka. Impamvu rero bongera kuri aka video bakangarukaho cyane, icyo mbangamije n'icyo avuga mu kanya, bavuga ngo koko barundi kazi n'abayobozi babo batwumva, mugize amahirwe ntimwakwivana muri ibi mutaneze guhura n'akaga ntako mwahuriye aha, ariko bazabibona. Mwenga ndabona kabisa bamereye nabi muri territoire ya Mwenga ubona igezweho mu mirwano yo na Rucuru na Warikare, cyari igihe mbere numva abarundi barambabaje ingabo zabo kuba kubaje se kubera iki? Oya wasandiri ingabo zirarwana baranicana bose, ndetse mu 20 ntago bapfa nyine barapfa, ariko bo barakubwira bati twe dufite icyo turi kurwanira, ariko abarundi se marsha ese agengiye kubabazwa n'umurundi kurusha umuntu uri wabo, abo bareke bohohe bakubaje wigize ninde wabajyanye wese, ni itegeko ni ikibazo cy'itegeko se, sibyo? abantu mwawe basike nta muwe muzi ikibagiye gukora iki hariya, ubwo urimo se uri kuvuga ngo umusirikare ni oda, none se ubwo bamubwiye ngo agendaho yabyanga se yasuzugura itegeko se, wowe wagakwiye kuba uyu munsi uri kunengo ntacyo barabona batararasirwa muri Uvira ngo bumirwe, none batahi wabo bafite uturago, umwe afite akaguru kamwe afite amaguru abiri, bihurire narababwiye ntago mpanura singira gute, kandi iyi mbaraga iri muri Kongo bano ntiba facing imbere yayo, sibyo? Mbisubiremo se neza abarundi bagiye gukomera kuri South Africa National Defense Force, bano barundi bakomeye kurusha igisirikare cya Afrika y'Epfo, bano barundi bakomeye kurusha igisirikare cya Tanzania, wese kutava kwizima no gufunga umutwe, abarundi bakomeye nkandi bigeze bakomera ryari kubanza batorobaka n'igisirikare, ubu bari batangiye ntibaragera no muri rento y'igisirikare. Ubundi inzi igira nge ntago ari umufundi, ariko inzi igira ibyiciro bitatu by'ingenzi, kuna musingi, urumva, hakaba igikuta n'amarento biriya bintu batambika ku nzu, hakaba wenda na charpente, urumva, niba mu gitaro roofing isi ngo nibiki, ariko akaza wenda na finishing no kwisoza inzu. Buriya abarundi mu gisirikare cyabo bari ku rwego tutitaye kubeshyana ko bakiri mu musingi, twikomereze batari mu musingi kandi ntawo bibagaya, kuko ibintu byose bigira byubakirwa sandre, ntawabanenga ngo n'umusingi n'umusingi wabo, ariko bari hasi mu rwego rw'imirwanire, ntago bemereye kujya kuba intambara zikomeye, wenda bazabyitoza, urumva, bazabigeraho n'abantu nk'abandi bafite ubwenge bafite n'amaboko yo kubigeraho, ariko uyu munsi ntago bashoboye. Iyo baza gushobora kurinda ikinombe cya Rubaya, abarundi iyo muza kuba ingabo zikaze zizi imirwanire, ntimwari kuva intumbi mwirukanka, ntimwari kuva Mushaki M23 basigiye, ntimwari gukubitirwa Minova byatumye na Goma ifatwa ku buryo bworoshye, ntimwari kuva Uvira, ntibari kuva nako no muri Bukavu bafite ambassade ntoya, ariko ujye ko abarundi bagira ambassade i Bukavu, yego. None se abantu bavuye aho ngaho bava ahantu hari iki n'iki, barimo gukomboroza intuze amasahani, urumva. Ubwo nuvuga ngo abapisi bakoze akazi kabo, police militaire ntiyakora akazi kayo, kuko ahantu hadeployinga ingabo ku rugamba, police militaire igomba kuba hafi aho ngaho. Ndibuka ingabo z'u Rwanda Rwanda
iriya RSF ikorera mu Rwanda Simbizi Security Simbizi ikorera hariya muri Cabo Delgado genda nabisomye mbere yuko bajyayo niba ari cyumweru kimwe niba amezi abiri sinibuka neza ariko ingabo z'u Rwanda numva bazarabitangaje njya ntanga ingero ugiye ku mikorere y'abantu nzi yego ngo habanje mu babanje Cabo Delgado habanje n'itsinda ry'abantu n'amategeko lawyers kuki bagiye ahantu abaroza n'imanza bari bagiye gucayo je ntekereza ko bagira ngo barebe feasibility ya operation izakorerwa mu buryo butabangamiye amategeko yaba amategeko mpuzamahanga n'amategeko yo mu gihugu bagiyemo niko ingabo ziri professionnel zikora usika ku mpamvu akantu gacengejemo rero ubwo bigaragara ko ingabo z'u Burundi zideployinga muri Congo urumva hari discipline zigomba kuba zifite iwabi Burundi ariko sandre tutabeshyanye hari discipline igomba umusirikare uri muri mission y'ikirenga kubera ko abatwaye idarapo ry'igihugu cye sibyo ntabwo wambwira rero ngo abarundi bagiye muri Somalia bagiye gutangira kuvangira umusirikare witeretera inkumi y'iwabo ngo bagiye muri Central Afrique babangamiye umusirikare wo mu Central Afrique witeretera inkumi y'iwabo ntabwo mugomba kwivanga mu ngibyo sibyo hari discipline usabwa y'ikirenga turi iwacu buzi mwebwe muri mu make none bagiye gutereta ibyo FARDC yakora sibyo umurundi yakora yambutse umupaka akavimvira n'akatumba yirukanka ajya kurwana sibyo ntabwo agiye gutereta mission rero tafoke ubwo yataye ibaba aricyo kintu abantu bavugaga ngo biragoye ko abarundi n'aba ba FARDC n'abazarendo ati bazahuza intambara bakayitsinda ati kuko nabo bwabo ntibumvikana ubundi nabikubwiye ubushize aho nabikubwiye ngo aho umu FDNB ahagaze w'umurundi yego yagombye kuba intangarugero nk'abari bakubise iminyafu umuntu nko mu bice bya Kamituga yewe yanapfa kubyemera kuvuga ngo twaje koperatingira mu karere turabanyamahanga yego twaje banafite iyo privilege yuko baje muri mission ntidushaka kutuvangira kawaida ubundi bagombye muri ingabo z'ubundi zifite amanyanga menshi zagombye kuba hano za operatingira sometimes zanategetse ko inkebe zihava kugira ngo idakora amanyanga bikitirirwa nde bari bashobora gukora assessment bakavuga ati ntidushaka indiscipline muri area dukoreramo yego n'abaza rero bagende urumva ndabyemera n'umuFARDC udafite discipline ntitumushaka kubera ko aho dukorera twebwe discipline twavanye wacu ishobora kwangirika kubera impamvu nini none urumva haba icyo bita social contagion imyitware eka nkubwiza ukuri umusirikare wo mu Burundi nadacunga neza wagiye muri Kongo yagiye buryasaze azahava zigifiriti azikaranga urumva yego kuko iyo mudacunze neza mushobora kugira icyo ni social contagion mushobora kuva mwanduye imico mutagiraga iwanyu mukaza muri ibimonyo ibikiri iki mwibi nkoko kwanza nabonye ingabo z'abarundi jo ku video narakabonye hano manze narakadonodinze zirimo zikurura ihene n'amadarapo y'Uburundi haragara muri Kongo zikurura ihene z'abaturage nk'ije ako video ndagafite no kudakunda gukora insert y'ama video ndagafite ndaza kugashyira iwanje ingabo z'uburundi zamaze kwandura icyorezo indiscipline urumva kwica abantu babatwitse ushatse kuvuga ngo ntuzirike ihene nziza ntawe uhirika n'ubundi ntibasanzwe ari ihene nziza birunyutse bagezeyo ibyo rero nta gitangaza kirimo kandi nyambwira abantu ngo nuko nyine tuvuga ngo ni siyasa ngo ni ukubogama ngo kugira gute ubundi se uwo mutima muzima iyo discipline nzima iyo mbuto nzima bajya kwera muri Kongo ni imbuto kibajya kwica abanyamurenge no kubaguta no kubateza inzara no kujya gukora n'abajenosideri ba FDLR ariko wagira ngo ibintu wabisomye n'abandi amaraso y'abanyamurenge azabatera umwago reka nkubwiye wagira ngo wasomye ibintu by'abantu umva dore Sandri ntabwo mba muri gospel ariko giye imyaka mfite experience ibyo nabonye sibyo bivugire kuri izi kamera zawe ikintu ukora cyose kirakugaruka ntibakadutega ijuru batubeshya nahamwe se kirakugaruka buri Burundi buzakura umwaka ukura abanyamurenge urumva yego erega nta kuru division zingana kuri ingabo z'igihugu z'u Burundi by the way basigaye bafatira ku rugamba nkabona bafite imbunda nshasha zigezweho Burundi ntibwabuze imbunda ntibwabuze intwaro kuva mu Gatumba bafitanye ishaza n'abanyamurenge ubwishingizi bwabaye mu Gatumba bw'abanyamurenge jenoside habereye cyangwa igisana jenoside kuko nawe ntarabwo mpuzamahanga rwabyemeje ntabwo bigeze bahabwa ubutabera ababyigambye ba Pastor Habimana wo muri Paripehutu agatorwa asaba mukoreshaga na CNDD wenda bahecyo kiraka urumva bose ntabwo uragenda imbere y'intahe ino kuvuga iki rero ntabwo ndi mwivugiriza butumwa ry'Ivanjiri ibi bizabagaruka umuntu wese wahemukiye umunyamurenge agamukira abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ntacyo bamukozeho nicyo bakunze kuvuga ngo twabakozeho iki sibyo yego azabyishyura to utare yabyishyura bagize gute yabyishyura agenda agongana nabyo mu mayira erega n'uwo nguva ngo yazize indaya ntawe uzi
abo yarayabujije kwambuka ngo bajye kwihahira abo kukuntuza, akaba arimo biryora gutyo, cyangwa nawe akaba yarabuje abandi kujyayo. urumva sasa ubundi yambuka mu Gatumba akajya gusambana iwabo, ntajya gusambana muri Kongo undi kuko katari kora agasaba ikibari. Umuntu yumva byazamutse ntasaba ikibari bakakimuha, ariko se arasaba ikibari reka bibagaruke. Erega kano karere mu myaka 40 almost 40 twagiye tugira amatsinda y'ingabo yitwaga Kakomeye, cyangwa se turi mu by'ingabo n'abanyapolitike twabavugaho bakubitwa, urumva yego eba n'amara ngo zitagira amazi simbizi. Buriya nuko uri mutoya ariko wari kukwereka kiryo ka Gisifari. Gisifari akiryo kayo mwagiye ku mipira kugira guti barimo abatera imigeri, urumva yego ageze ku musozi nk'ibyo ngibyo murimo kuvuga, aje muri Bukibari mbega yifatiye agasozi kose. Sha mujye murekamo discipline, ni mona discipline n'ubwo mujye ngo niko igihugu cyahoze. Sibyo Kandi abantu ngabo amabrove yambaye ku kaboko hano hose, ingofero abakomando bo kwabyara Imana bagira gutugofero twa madoadoa, yego bo ingofero zabo zibahengeka. Abo mu mitwe y'ingabo zidasanzwe bambaraga isa n'impuzankano zabo z'amadoadoa, ntabwo zari bere zifite amabara agize gute. Ibyo rero simbyanze, iryo shema rye ku musozi na buri kimwe cyose byari mu burenganzira bwe. Ariko reka sasa gukandagire uza abasirikare bapapuye intuze, bapapuye abana mu bintu bisanzwe ibyo turimo kuganiraho, akaza gupapuro wawe akajya guta ibintu nk'ibyo yego. None ngo wagiye hano muri Rutsiro bita muri niba atari muri Boneza ni muri Mushonyi, abantu bazabinyibutsa n'imirenge yo muri Rutsiro, ngajya gutereta inkumi yari umupilote niba ari umukapiteni. None ngo ajya gutereta inkumi ngira mwanga sha agarukana kajugujugu. Tekereza kujya gufata akajugujugu y'igihugu kaguje kwemeza inkumi, aho ngo baragifunze ngo ntabwo yakomeje ibyo ngibyo. En fait icyo nshatse kuvuga ngana iki rero, wenda tutaza no kubitindaho. None n'indaya bayifunze, uyu bavuga ko ari indaya, I'm sorry, baramubeshyera ibyo yatangaga n'ibye ntawe agiye gutanga amakuru ariko nyine investigation. None se wari isasu ntereye kandi wigaramiye kuki niba yifitiye urukundo abantu bajya kumuteza ibibazo ngo ninda harugwo bamubonye yishyura yishyuza nako ntibayigira no buntu bamuzana ibintu by'intuze by'ibibazo birebire. So no kuvuga iki rero, no kuvuga ngo ingabo z'u Burundi zisa n'ingabo zo kwabyara Imana twabonye muri aka karere, sibyo zatsinze uruhendo zitabuza imbunda zitabuza intwaro kubera kwijandika mu bikorwa bidahwitse. Muri Kongo bahora nicyo bita DSP, Division Spéciale Présidentielle, cyari gisirikare gitandukanye n'icya Mobutu. Ex-phase cyarendaga Mobutu, bari abasirikare bakomeye bitoreje kotakoriye kwa militaire whatever, urumva yego. Bose bararangira muri aka karere, ibyo bisambo wirirwa wumva muri Kongo wase ko ubungu bamaze banashaje birumvikana. Abarundi nabe Gisifase Gisifabé nabo banza bari discipline nk'izindi zose, urumva kugeza abantu bafatana igihugu, abadede bakabaje gutoba igihugu, bari bafite igihugu ibintu ngibyo ndabizi ba muri Gisifabé barantukire muntu uka nababwira iki bari buseruke nzabakwereka muri commentaire. Nabo bari discipline nk'izindi, nubwo ibyo bigira byose bari bameze nka Gisifare. Hari ibisirikare muri aka karere bidasobanutse ibya Idi Amin, urumva igisirikare cyari cyararokotse wenda icya Kenya, icya Tanzania, n'ubu ngubu kandi n'ibisirikare bigikomeye. Urumva Uganda yongeye kubaka igisirikare bushyashya. Yego. Sasa rero abantu bakigendera muri iyo mico y'ibisirikare bimeze nka cya kirongo cyasigaye kuri inka ariwe kera, bagifite iyo myumvire ya kera. Ndakomeye niba ndi ku gasozi, buri nkumi yose ni yanjye, buri ntebe nziza yose iri kuri kontwara ahantu bangwa ni y'umusirikare n'iki. Ibyo no kuvuga ngo ni eshek mu mashami yabo ya gatanu y'ibisirikare byabo, byo ni J5 zabo cyangwa niba G9 ntabwo mbizi ngo wenda bafite amaji angahe, sibyo? Ni eshek yuko bubaka ibisirikare bitagira police militaire ifite imbaraga, ubwo turashyiramo n'inkiko n'ubutabera no buri kimwe cyose, sibyo? Yego. Kandi nakubwiza ukuri, narakubwiye ngo igisirikare kigirwa n'ingingo nye, nuko mbikwigisha iminsi ntunabyibuka. Igisirikare ni siyasa, igisirikare ni siraha, igisirikare ni nizamu ni discipline, igisirikare ni mbinu za kivita cyangwa za vita, ni tactics, politics, urumva? Yego. Discipline, sibyo? Yego. Sinzi n'ibindi ni ibyo by'ingenzi. Iriya rero ni component yaba yabuze igize ingabo. Ibyo kandi biri ku isi, ntabwo biri mu gisirikare kimwe ngo bireke ikindi. Yego. Mwebwe mugiye gushopwa ahantu umufari se yitereteye inkumi, wowe urafata 5 baguha marupurupu ndamoneta z'ibihumbi 5 ku kwezi by'amadolari, wowe ntafata n'amadolari 100 niyo yigondeye ugiye kumuzanaho byinshi arakuturitsa da. Nibiriya bizabakurikira bihoreresha amaraso y'abanyamurenge mwamenye muzaje muhame hamwe. Urashaka kuruhuka no kurara heza?
gutungura umukunzi wawe mu bihe by'imboneka rimwe atazigera yibagirwa mu buzima? Igisubizo nta kindi ni Luna Residence Apartment. Iyi ni apartment iherereye Kagugu, ndetse by'akarusho tubafitiye n'ubusitani bwiza aho wicara witegeye Kigali. Badiaspora namwe muza mu Rwanda mwibaza aho mwarara, igisubizo twakibazaniye. Abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye ibyumba byinshi bitandukanye. Abibaza aho mwarira by'akarusho, tubafitiye abashefu babizobereyemo ndetse babigize umwuga bidasabye ko mukora urugendo. Ku bindi bisobanuro wahamagara nimero 0783 436676 cyangwa 0795 88 5655.